manunguniko hata nastare niheni sana hakuna ogana shaka umbo hayatatua manunguniko hata Astare Yesa Anani abemera ko ari Imana itugejeje kandi aya masaha bafite amaboko yombi bashutse biremera batera intambwe birakunda ndetse babazanya amakuru mu maramutse biremera abantu n'ubasubiza mwikomera amashimwe nashimira Reverend urusengero n'abakorana n'abadamu babo rushimire n'inzego z'itorero Carmel Church sindio hiyo kwemerera ijuru na Diacre Serugo na Moses abakameramen n'ijuru n'amatayi amahizi Moza Igera Wakira Makizenezi mwikomera amashita kindi kintu numva barushiriza hanyuma munemerere dushimire igihugu cy'u Burundi cyemeye ko tutera hari imbaraga nyinshi ariko leta n'imbaraga imwe Imana yashize ku isi utayemeye uzaze nkubwire kuva mu itangiriro zaguhereza verse imwe gusa ibijanye na leta mutongera kwemera n'amabomboka kubwira igitabo cya Yoshua ibijanye na leta nutajemera kubwira igitabo cyo kuva ibijanye na leta nutajemera n'amamanuka mu jakozwe n'intumwa kire conclusion urabyemera none tukomeye leta y'u Burundi amashimeshi kupira bikira mpamvu muri ahangaha ni leta y'u Burundi yego Imana iri hejuru ariko hano ku isi government y'u Burundi tuyongera amashi wowe utaye ko mamashi se hari abandi bari mu bitaro bacitse amaboko ni mukoma amashi hanyuma bashimire aba shumba bayandi matorero akorera hano muri aka karere izina ryaho ko rirashaka ko kugora kuvuga ryo kubanza kurepeta kurya murizi bashumba muri aha ijuru n'amatayo nabo twazanye turabishimye mwagize neza cyane Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo ibagirire neza naribuze ngo ibagirire neza none se mwari murizi bagutereke kuri iri zuba ukomeze uvuga abantu bareke kurikiriza aho ni igikwaganye se ni mu gisambuje nyine ko datema habe nacyo bazabagira umurana iyo wakomeye ukavuga ati mureke turenga bashaka ukunda abantu baje mu isoko bahahe hanyuma bazakora umurana duhamagara abantu bazi ko gutema pana banebwe bagera ngo umugabo umwe wacu mu bivumu yari umunebwe ningaho yabaje ko kwandika igitabo cy'abanebwe mu bishanye no gutema yari uwa mbere simuvuze izina bitaza kugira inyenda mu bwantu bene wabo wari hano bikabibindi cyese n'ibyo yaze kuvuga none ga uzamakira kuko gandabo nikodesheje ni mu maduhamagara ni muzamuri bwaza ni muvuge ngo haleluya haleluya hanyuma twari tubakumbuye nabonye abantu benshi twasenganye bitoro rya Methodiste turirimbana makorari
tuja mu butayu tuvuye ku ishuri n'abanyana bamwe n'abadamu n'ababonyana inkambi sinziza abantu bari bafite sante nziza ko ndabareba reka simbavuga amazina yanyu mwese mu barangi uwo ndavuze tuve twebwe dusize gute kuko abantu baragoye kandi kuvuga ngo usorane n'abantu abantu bagoye ijuru bararigora gutya abantu bariko ijuru ryabaremye ndamukiriza mwene wanyu mwicare mubwire ngo uku natwe titworoshe hanyuma kubera ko kw'izuba rihari tuza gutindana nabo nimugoroba cyane reka tube ngabafungura pasi waje gusabuke tube ngabaramukanya mu ijambo ry'Imana kandi iryo jambo ryaje kubwa mu byumve ta gahunda mfite ngo ndaje mu mazu yanyu ngo yaye ntango twarataramanye naje hano nahangaha nimba utumvira hano turangiza igitaramo batwereka aho turyama niturangiza hanyuma zo mwateguye nyine kubashitsi bigerwaho hanyuma ejo mu gitondo kare kubwiriza ibijumbura ejo na 3 na 4 na 5 na niposho na niyinga na 2 zaba ndi Buganda sindutse tudatinze tuganire kuri teme mumenyereye teme twabega tumaze kuvanga ibintu byingi ngo ni topic tuganire kuri teme ivuga ngo ukingura arahari ukingura arahari okay tubanze dusoma turasoma n'ahantu harehare ibyakozwe n'inuma ibice 12 murongo wa 4 usoma y'amahombo kagere kw'icumi sikinyamurenge wowe nimba waragitaye birakureba umuntu ndyo ravuze ngo indetero y'umuntu ngo mulalagwa byakozwe n'inuma ibice 12 murongo wa 4 uhomboke ugere kw'icumi aho ngaho hari urangiriza hanyuma Imana ya Isiraheli baheze kumva nahangaha ndagenda no mu bindi bitabo ariko ikirico twifashisha ariko ukingura arahari iyo niyo te karibu kadusome amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe anamubika mu buloko amuha abasirikare 16 kumurinda bane abasabye 16 bana bo kulango y'umusozi agira ngo azamushira abayuda agira ngo azamushira abantu basikishize kugira ngo amutwarire abantu ipasaka icyanyega abayama nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko Petero banamurindira mu mbohe ariko abitorero bagira umwete wo kugira kumwe abishengero banagira umwete wo kumuhuni Herode yari umusore Herode amaripandaga imipango kugira ngo amuruse amubike abaranyange iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri iryo joro Petero ngo ari huniri hakatikati y'abasore babiri ahoheshejwe iminyuru ibiri ari mushweke n'imirinda abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe nuko marayika umwami Imana ahagararaho ukingura arahari nguwo araje nayo marayika umuganda wa Karema anayumanga yaho umuco waka mu nzu umucyo gona yingira mu nyumba marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati anamutimba mu rubavu anamuvyula ati zuka n'ingoga vyuka murinde iminyuru imuva ku maboko iragwa imirinde yanaryoka ku maboko yaneshangula hasi marayika aramubwira ati umuganda namuwi kenyera ukwete inkweto zawe iyambarirege naho uyambare birato byawe abigenza atyo koko anagenda ko arongera aramubwira ati sukuma wifubika umwitero wawe uyambarege no mulondo wawe nkurikire
yamingurikira arasohoka arawuluka aramukurikira kambura ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ariko atanamenye ibyo muganda akora ko ari iby'ukuri kubibyo kuri aho bagira ngo abirose mu nzozi anamenye ngo biriroto bandu bamu murongo wa 10 banyuze ku barinzi ba mbere yego no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rija mu murwa yego rurabikingurira ubwarwo basohoka banyura inzira imwe naho hari topic rurabikingurira ubwarwo ndamukiriza mwene wanjye umubwire gukingura ibyawe nabi rangizagira ninjire mu ijambo basohoka banyura inzira imwe uwo mwanya marayika musigaho amen amen dukomere ijambo ry'Imana bashimisha kisima chama kisafi hakikauki hata inatulia kisima chama kisafi hakikauki hata inatulia naimesha mwisha hata tunataka basi kisima kisafi hakikauki hata milele napumzika roho yangu inatulia. Nimufamu ndabizi kuko wenda utanumva bitangira ariko rituza kugera hagati muri diploma uranumva uyu ni wamatayo mwari mukumera batari banzi ndabarabukije kandi ndabagumbiye umugabo ukorera ijuru utakindi jewe nigeze gutuza umuntu ukura mu gwaba amadari 80 ndayahurukana mu matego mu gatatu habe niveri nimwe sinagurisha ndonga nazamukanisha mu isoko yo mu rugo yo kwa rutakanda sinagurisha na mama nukana mu gatanu sinagurisha ninjira mu kazi rimwe sinagurisha kandi faranga nayo naje nazikanje hindukira na mwene wanyu mubwire ngo uzi ukoresha Imana yaguhaye aya magambo dusomye muri iki gitabo ndavuga muri ibyo bitanu kandi ibyo bintu bitanu harimo igisubizo cyawe nikoma amazi yari ariko ndakubashe yashira hariya bayitore kuko umuprotokolo azamaza na kare mwanumvise yarambike mu marugendo umuriro watu kubazaba barangara abantu gaje ndumushumba kandi bari batangiye kukureba bose salama nimusamurire nimuvuge ngo haleluya haleluya ikintu cyambere yuko mvuga ibintu bitanu ndagira ngo mbanze kubwira ngo nta kintu kitagira abantu binjirira naho basohoke ikanisa rifite imiryango kandi hari ingufuri kugira ngo ufungurire ikanisa wowe uri umukristo ariko udafite imfunguzo utanga yiguro kuri kwa Mungu hano mwese mufite amazu muri ariyo mazu hariyo amagufuri hari n'ifunguzo nta muntu waza gukingura ahantu adafite imfunguzo ayo makuru muyamenye none ko uko bimeze reka tubone ibintu bitanu twasomye hano muri aya magambo nimuzamure ikaze kandi nimuvuge ngo haleluya ikintu cya mbere ariko musheyi we warekeya irekeya watara mama muri bako yaka rekeya
Mwokozi Yesu ni mwami wapendelea mambo yote, nimekupa maisha yangu Kino cyane umugabo witwa Herode Agripa ni ujyamye muri icyo gitabo cy'iryo sura twasoma. Kandi Agripa ndamuvugaho amagambo atatu. Ijambo rya kabiri ni umugabo witwa Petero ndamuvugaho ibintu bitatu. Amen. Abandika muri abanyabwenge n'abatandiki bo bariyemeye, n'abantu baza bakomera ku isi kabandika. Mwebwe mugomba kwandika kuko ni mubashumba benshi ariko muri mukwigira abana cumi. Gatatu n'abanyitorero muri ibyo byanditswe twasoma. Kane ni umumarayika. Gatanu ni soroti ya Petero. Mubonye ukuntu nagenze no gusohoka. Nivuze soroti hari ababyeyi bamwe batumva imvugo z'abazungu. No gusohoka. Agripa yafite ibintu bitatu bimuranga mu buzima kandi bitari byiza. Yitwaga Herode ni benshi ariko yitwa ngo ni Herode Agripa. Ikintu cya mbere afite ngo ni umuntu utaremera ku bwami bw'Imana. Isakari wewe birigigomana nubona ugendana n'umuntu uragirigigomana mugasengana uzamwitaza kuko muba mufite connection zibiri. Hariho rezo ya Vodacom na Limitere niyo yindi niba mu Burundi Ekonete leo iyo ngiyo ifite ukuntu zikora. Iyo ufitamo hari abakubwira ngo iyo nimero uri kurarondera dushobora kwibona, bakakubwira ngo ntuwamuriwe nimero compose n'existe pas, dushobora kwironga. Iyo nayo manutse uvuye Tanzania uzupfa gushika gutya mu Burundi umurongo wawe ukaba winjira mu yindi shifre, bakakubwira ngo akakara rugezemo umurongo wawe tubone. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo Imana ikurinde ba Herode Agripa. Yana ngigoma ikigere gatatu Herode Agripa ni muzamu. Mano umuntu utagaza ushishoza cyane ibintu. Iraporo yose bamuzaniye akaba yihuta kugira ngo ayikore. No wamusingo bamuzaniye umunsi umwe agakobwa ngo kabyine gutya mukarangiza kushika bamba bavuga atabakura agezweho wa mukobwa utogukorera iki yabavuga ngo ndakindi ngo mumpeze umutwe wandi uwone Herode Agripa aho kugira ngo abishishoze neza yamavuga toke uyu mwana ndakokure tugagira mureke tutoretwe ya Yohana taza shishoze. N'ubana n'abagabo batazashishoza, n'ubana n'abanyamasengesho batazashishoza, n'ubana n'abana mu mikorere batazashishoza, n'abanyamasengesho bazabaza bagashishoza neza bakataseka igitaya mu dutone gihagaze gute Imana ikavuga bakongera bagashishoza Imana bakayibaza Mungu kandi urakagwisha. Amen. Apana byavuze baza witonda ushishoze neza. Jouroué, tegeka tosebire. Jouroué, tegeka tosebire. Jouroué, Jouroué,
hejuru wamubwire ngo uwo Petero wa none cyangwa nubwo ndaramuvuga ngiye kuvuga Petero akore kosa ko muri Petero na Yohana na Yakobo mu Bagalatiya ibice 2:8 ugahomboka n'u9 ukamukongoboka ukagera ku 10. Abagabo ngo bahise kuko ari kingi susengero kuko Petero ikintu cyambere kiyo ngo yitwaga kuko ari umuhanuzi wo kwizera. Abantu bose bakoze ibitangaza ibyawo birakenguka n'abantu bahagaze mu itsinda ryo kwizera. Nimba utize ibintu byabishaka reka kubwira abantu bose baganira n'Imana n'abirukana abadayimoni bahagaze mu itsinda ryo kwizera. Hari n'umugabo witwa Enoch ngo yizeye Imana yamubwira ngo waba murawani yijongurikire kugira ngo umberekeze. Imana niyo kugira ngo uyiherekeze utamu itsinda ryo kwizera. Ngomara kuyiherekeza Imana inanirwa gusezera uwo mugabo ngirangize ngo yisanga ari mw'ijuru kubera kwizera gusa apana byiringi. Imana tu nuko kwizera iyo umukristo udafite kwizera uri n'ikigi nyine uko imeze sinkuvuze nuko umukristo udafite kwizera kurya cyangwa se umutekano. Umukristo utagira kwizera aba ari umunyabwoba. Umukristo utagira kwizera azasakuza cyane. Ngiye gutanga haleluya itangira kwegereze mu ishyamba ni muzamu ikaze haleluya sama bima kubona neza umuntu akazi kahonese ishyamba kwizera wa muntu amukiriza ukamubwira ati se uza wizera cyangwa ntuza wizera. Yohana yitwa ngo umuntu umuhanuzi w'urukundo nabii wa upendo. Nawe Yakobo nabii wa matumaini w'ibyiringiro. Muri abo bantu bose nta muntu wanaza wishyira mu gikorwa kitari kimwe. Yohana kuko yagiraga igikorwa cy'urukundo muyaganira iby'uruhimbi rw'Umwana ngo akaganira n'icy'ubwami bwa Yesu Kristo. Nawe Yakobo muhagara ku mayitaje umurwayi wese bakamuzanira Yakobo ni nacyo twakaza gutarama mu bibogobogo. Abarwayi baza bakabavuga ngo muzeta usisariyehe n'amatayo ntabahizi n'aba Ezekiel n'abandi akora ko kazi kacu tukaba twishira mu gitaramo udupepo tukaduhuha bakubita ku dupepo. Iyi systeme aho baza kugana mu kubwiriza bagahamagara bari vera mu dayo bagahamagara n'abari vera ekipa nabo bakaba bandi bose tubwira ubutumwa itutakara mu tukazugikora uzokora muri service ya ni musamu biganza. Yakobo ndaza kumuvugaho nawe kukwelezera we Yerusalemu niso yashizwe ni muzamu ni mukomere Imana mashimesha. Haleluya Petero nayo anaela walikwenda uko kwenye hekalu wakakuta yote kimoja isipojiweza kinaomba wakakuta yote kimoja isipojiweza kinaomba chakula. Simama uende umepoa na baba hii. Simama uende umepoa na Bwana. Simama uende umepoa na Yesu. Simama uende umepoa na Bwana. Simama uende na Yesu. Simama uende umepoa na Bwana. Simama
akamera y'umwami n'umukiza arasa nkaho ari umufana habe n'abafana bazabasakuza babaze uko bimeze Uganda iyo wanezerewe ijambo uzukora ibintu bitatu uzukoma amashyi irya kabiri ugatanga ituro irya gatatu ugatanga haleluya kuko muraba mundeba ngo yemwe ko turakosanye inka y'umusego ihatse neza arayimba reka ngubwire ibisubizo n'ibyabuze iri kurimo ntiwabisohoye umva ubwenge bwa Petero yamavuga ngo twe ntiyavuga ngo rushe umuntu iteka ryose uzuvuga ngo urusengero n'urwanje waradanganyitse ngo jewe ngo abanaka ngo ahanishe wawe na Yesu ntakabivuga sikazwa umuhungu wo kumutano gahaye ikitangaza cyawe boka mwana wavuruga muri munsi kitukuzi ufite 48 ukagera 50 ubashaka kutukumenya gute Petero usani wake anaulu munegamba anayihumuna anata kutuehe abone ubanyogenge tuehe hapana nyehe mama nye atakiziwa tuehe walitumu kwa ushirika na vitu vyote hapana nyehe nugaragaza muri fase ye yakubwira amabwire ite mugahaguruka ntidufite ifeza n'izahabu ibyo dufite nibyo tuguha wikorari ngo yivamo ngo yose tangira ubunyuka isoko kugenda wawe azafuko tigeze avuga ngo yikorari ngo niyaje cyangwa dawe kuzindirimba dawe hari 70 wowe turahimba nimba uzuririmba zabambonyi ukarimbaniza abamatari n'izabamboyi soko ubunyuka none akazi bisoko kugenda ugenda wehe warifini wowe uzurwara giripe ikagufata ukamutangira ukora wowe giripe gusa muninde gushaka ibinini ngo kandi umutwe ngo ukurange cyane numushake pastamol kandi wanyu ndarugane mufite rwa kiridi wanyu none munamo munisohoka ngure wawe sohoka kandi kosangura ahangaha ubwira iyo ngeso buri kanisa norisohokamo mu byonyeganyega tangira ubunyuso yagutanga haleluya
Petero mutangiye kumva wakesha. Ubushari umwana akagera nk'umutima kwa Petero ko tutogukira. Wohengekane wosugenda. Uriya musaza ko sigaye henga mari. Yakobo ngaruka kuri Petero. Nirevera Yerusalemu. Nabii wa matumaini. Icyo yarashinzwe kureba intama no kureba economy zinjira n'ibisohoka. Reverend wa Yerusalemu. Yakobo, nubona baguhaye umurimo uzamenye ko ari inyenyeri y'ijuru n'umushumba. Uwo murimo ntukawukineho. Hari abantu baza bahabwa umurimo agashaka kuwujana nko mu rugo iwabo. Ubwo agira ijambo mu muryango wabo agashaka ngo abizane no mu rusengero. Utakufa haraka. Numvise ko gitaramo cyane. Yaje kuba nko muri Kongo. Umuntu umwe bayatanze ikimasa, izindi gahunda z'ibujumbura zikama zipfa. Nuko barangiza bagakongora amafumu. Tukaba tugeza n'inga turahaga. Ariko ivi man. Ndakomeje. Petero! Icyo ni cyambere. Icyakabiri cyane. Yesu mwana kagari Kapernaum. Ngwara bose Mungu mfurega wanu wa Mungu muri nani. Watu wananioti kama mimi ni nani. Shawa ni mama Murieli, abandi Yeremi, abandi Yohana Mubatiza aho sawa. Reka batakoko. Mwebwe munitaute. Petero yamavuga nibo wambere. Yamavuga nguri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu yamuhindukirana aramubwira ngo Petero ntabwo ari inyama n'amaraso n'ubwenge bikumurishije amagambo, ahubwo ni data wo mu ijuru wabuhishuye. Ndagira ngo mbabwire murashaka gukomera ntimusige ministeri y'ijuru. Abantu bafite ministeri y'ijuru bava mu bwiza binjira mu bundi zibakura ku cyavu kabicaza nyine bikomago. Abanzi muri bagobogo nataramenya kubwiriza ariko ubu mfite tiguri muri theology. Kwa tutarama abantu bakabatubwira mu muhanda ngo yarasaze ngo azarwara ibisazi, tukaririmba mu ijoro tugatora amahariya muri vivate tukamanuka mu mirima twaturirimba aho niribo niko tipura kirwa niko ndirimba kagaruka amahiza azasa turi kumwe n'uyu namanibuka mu butayu. Nakanya ya pande kasi nyomteke. Okay. No! Abantu mutu mama wagiye data bambere bakwe muzehera umatenga. Nguri mubona umutabana wawe atari musengo agayoka mu mushosi. Ariko reka mabasi. Kusi ni umugabo. Kabiri. Ukubohamagara abagabo bavuga ijambo mu bagabo nori bura. Bwira umwishe umubwire ngo nureke Imana. Tahusake. Ukabona uretse Imana. Tahuza isi zakureka ariko dukareka Imana. Isi zakureka wowe dugapima Imana. Isi zakwibagirwa wowe dukibagirwa Imana. Isi zakwiruka ariko wowe dukirukana Imana mu bugingo bwawe. Petero maramize isumba riramubwira ngo muhaye kado, muhaye gift. Nino ufite ifunguzo hano aravuga ifunguzo aho ufite hafi nuko da zisigaye zigana amaboko uri kwa nibaza reka muhaye ifunguzo. Hari funguzo z'imiryango, hari zakabati. Ese yani iyi modoka yawe irahanda ari yagiye kugira ngo kingurire ya modoka nuko ugomba gufitiye nisi ifunguzo. Ariko Petero isubira mubwira ngo tuguhaye ifunguzo z'ubwami bw'ijuru. Nta muntu uhabwa iby'ubwami bw'ijuru atabukorera. Urashaka kubona imbaraga, urashaka kwinjira mu mwuka cyane, urashaka kuririmba ibimuga bigahaguruka, urashaka kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bakwegere bakugane. Injira mu Mana, ririmba mu mwuka, gendana n'Imana. Isi yo Imana izagutamika isi.
Mose yabwiye Imana ngo bantu bataganyemera abana faiblesse ngo azame magusa Imana igira ibisubizo yamubwira ngo Mose nubwo wayo udedema ngo ube magusa ariko mwene so Aroni yohe nta muntu ubuzira umuntu narangiza isusa umve igihe kese tuhawe nijoro ndangaje uyu munsi wa none ufite ikibazo kubw'iki giterane cy'uyu mugoroba Imana nifungura ijambo ryanyu Imana nifungura n'izina suya kuhanura Imana nifungura n'izina Yesu Kristo ni muzamurika pero mambo oya saladera eringa nikusa funga kwisi na sisi tunafunga au autorite au assurance autorite umuhungu witwa Petero wari umuroshi w'amasamaki wa Kalumba anawe funguro akorkima nibo tumusuma naje nigeze kwimbira umugabo umwe umufreje uganga igishanga ndagikata kugeza n'uyu munsi wa none nigifranende cyari gishanga tigiti ndagitemagura gira karo gisaturamo bazabahinga bakeze kubera ubuzima iri dujagoye uzukoresha imfunguzo z'ubwenge de zimbaraga zawe reka mbabaze muzamukora hano muzamukora none muzamugiti imbere iravuga ngo udakora ndagagira ntakaki muri mu mafungu twebwe turi mu mafungu turari ura atwarika umugoroba wenda abantu ikikiri kintu cya Petero ngo Yesu abakorera gusohoka aramubwira ngo tuzamuke ku musozi barazamuka ngo bagere ku musozi bakubitana n'umugabo witwa Mose na Eli ngo bakubitane gutya Petero yamavuga ngo mbaye engineer ako Petero sinabona umugabo w'amanyama ka Petero reka nkubwire ntukaza wemera kuba uwanyuma abandi nibigisha abana hano fata bawe bamanura ibujumbura ufata abandi muhamagara ni famiye yanyu abandi mubohereze mu Bufaransa kandi mutaragenda abantu bakomeye ku isi ndavuga imbaraga zibiri iya mbere n'ubwenge education n'imbaraga z'abantu iyo umuntu akurusha abantu timungana ubukire ndabaza abagabo b'iwacu benshi batagiraga n'inka zirenze 10 ariko ngo babyara abana b'abahungu none ubunye amazu mu migi itangaje kandi keraza gose murashaka muri ya rugo ngo batagira muri ya bashara batagira ni ya bashara sha ibihe biza zama bigira bikahoto utari ufite habe nazitana bakashorora akazana umugeni bakamukwe bakashorora akazana umugeni bakamukwe none ubunye ni wowe baye bagabo ndamukiriza mwana wani mubwira ngo tukazusuzugura umuntu ejo tuzi ko za turashaka kumwe cyangwa ndangiriza nimuzamurira mwakomera Imana amashi nubarevera urusengero uzafate esprit ya Yesu umuntu naza akakubwira ngo ibi nshenda bishoboye uzamubwire okay ndabyumvise mfite akazi kenshi tuzaba tuganira nzaguhamagara tumwereke kuko yahubutse tuzatugana numara uceceke utangire kumwe ese uyu muhungu azatanga icyacu iyo tuvuze ngo bashitsi baje azasanga hapi mu rusengero turuwa ese uyu mu mashimwe yari yashima agatanga ituro oya umwihorera imyaka ishira nubona adasohotse mu rusengero uzabona umuhamagare umubwire ati yewe hari icyifuzo wigeze kumva ngo tuganire none uzaze ejo n'akazi rimwe tuganire azaba yakira ku ipasi nunamubwira icyo uzamwerekera
azacunga. Petero Yesu aramubwira uba enjeniyeri gutesha ejobundi wakubona icanganga upfundika ishenga n'ishenga none uraje n'agatuza ngo uba enjeniyeri wehe enjeniyeri wehe nanandi wehe enjeniyeri uri enjeniyeri nanandi wehesha. Nawe Yesu aramubwira ati uyu mutipe ni ndeka n'ukuntu aza bakazitereyemo akubaka ahangaha akaba enjeniyeri kandi cyawe cyazanye naje kuba enjeniyeri wo kubaka imitima zaba nayobye mishya. Reka ngubwire umubyeyi mu rugo abana bazaza n'ibitekerezo ubabwire ngo ndabyumvise ariko ni munsi nzabahamagara tuganire nurangiza uje kubicuya ube kubireba uko bimeze nurangiza icyo uzababwira ngo bana baje mwavuze neza mucubanye wavuze neza murekate uzi kuvuga numarabyinge ni wowe wa mbere tubakitege ariko ndagira ngo mpeze ukwezi zongera bahamagara nubahamagara ubajane muri soroti mu ruyigi uje kubishaza ubanza ubazimane niba hari mu nduzi urakara byaza kurya zonyine bizahita bikubita bwa burakari burangire icyo uzavuga baza ngo papa turemeye uko watubwiye reka tubanze dusenge Imana tunategeke. Ariko kakubwira ka umukristo ngo dukore nawe ngo iyi ngo dukore nawe iyi ejo azakurira ku mutwe. Ndabwirije kozemo na seminaire nemugere mu komere Imana bashimisha. Yesu yaje kubaka ibitunda bitatu aramubwira ati urashaka gutumana jewe ndi mu ijambo tugende ku isi yose. Nabwita Petero umunyenga karabonye ubwiza gusa ntamenye na kategori z'ubwiza ntazi ubwo mu ijuru ko buteye. Nawe Yesu wagarabishi aravuga ati abagabo baje kutumenyesha kuko tuzatangariza abantu kuko batagenjera n'umu bari mu bwami bw'ijuru naho ngaho niho bari muri paradiso niho bataramiye. None uyu mutima aravuga ngo twubake kuti katwayishibera hano. Yesu aramudemobiliza Petero barangiza baramanuka kandi baramubwira ngo mutandestegana amagambo nijwo mugira akamwe kudetadeta ariko mutandete. Haleluya. Ndanezerewe mata. Amen. Ndanezerewe. Amen. Mwakoze neza kudutumira. Amen. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Ikindi cya Petero. Ya. Nimuzamure ibiganza gira kiti. Ukomere Imana bashimisha. Witwara neza Safira. Muri cyane no gukiranuka mu maturo. Hari abantu baraye bashura ariko batazwi muri kati. Ariko kumana barazwi ko abajuru. Umuntu wose utatabi cyacu muri umujuru. Kandi nukaza usanga isengesho ngo bagwese microphone usanga n'amaturu. Umuzungu mayavuye hanze. Asa protocol aramaki. Afatisha ko cyamubwira ngo bazohagarare kubaza. Ututanga icyacu. Arabangoye sindagitanga kuva naba. Uri umujura sino guheza ibyanjura byi. Kimuri mukuri icyacu. Ngo bafunze zo kuzi bamvu babifunze. Muzi bamvu babifunze. Murabizi? Uzamutanga icyacu. Mana wa udutabare ngo haje yindi ngo tuseka abandi. None zafaranga ngo duseka abandi. None nazo uko ni mwana wa yoziza ngo duseka abandi. Umuntu wese man naje baje muri faranga ngo duseka abandi. None duseka abandi ni mwana wa yiri mu cyaro wanyu uhazohereza. Uzi ko abantu badafite gutekereza mahinduye systeme izabituma ibyawe bikinguka ukingura kabikingura harimo gukiranuka muri bito. Amen. No muri byinshi. None no kubatomera gusa mwe ako simwe na wani South Africa. Endukira na mwene wanyu mbasa usitanga icyacu. Jewe bakristo abo nyoboye narababwiye ngo icoza rya izo mutanzi n'ibyo cyase icuruza umugore n'ucuruza ariko kugira ngo basabire umugisha takure kuri umugisha taha yabivuze abwira abantu ngo mugende muzane umuhigo gire gute basabire umugisha yego na wewe pastor wawe nararya
umugisha mwarozwe aramusengeye ngo pastor ngo mbabarire ngo ntacyo mfite amaguru yakusanye yagiye guhinga nayo maboko ukazana ibirayi ukabishira kwa pastor rangiza agateka kari cyangwa kuza ufata ukazizana Imana agasemujara wa n'amahame Imana igira amahame ngenderwaho muva muri ya theology yayindi yiwacu umushumba akagira ishati cyitamo akaza asiga ingama agashishana akamba akaja musengera ishati y'abakitamo data nawe yabaye revera kabaza se yavuze kayo kanisa rino hakuno ko bigatura naho data revera mutorese mu bivumo hagiye mwana wihangane yose kuyo abasedo baraturoza abasedo abantu barashatuzanira indirimbo mutoto nyini masikini naimba kwa furaha kwa kuwa babyari ninoza nyo ndirimbo mu rusengero ndogo mutoto mi masikini ari umuntu wagarira abantu nuko wamamwiruka kamubwira ngo ndaguhagaritse kurasana mutoto mi masikini ukamusanga reka mbere kukurutsa tuvuza amashi iri wa mashero ngaba asa abantu bose kwese amashati yarashitse Imana yaravuze ngo feza ni zahabu kwambara neza ni z'abakristo kurya neza ni z'abakristo gutunga imodoka ni z'abakristo none se wowe urabihakanisha urya havuze ngo ni byayo ni gute wowe umwana w'Imana tute ku byaso wabwira abana ntibajye ku byawe ubu uri umunyakuzimu ubu uri umushe datarambwira tuyangane koko kobi kobe turi muri iyo theology twese ijambo kuri ni turarisoma menya kuko ukoreye Imana azabaho neza yego nimuzamurira haleluya komera Imana bashimishije barageza kuri so gitaramo niho ndangije kuri Petero ariko nimara namamanuka munihanganira ibintu twasomye muri iki natize oya umwanya uracyahaye n'abarambiye ko nigendereje cyangwa se ayiwe data we ayi data w'abandi ndangamureka kagorera ishabigi ndangamureka data w'abandi we ndangamureka kandi we ayi data agorera data w'abandi we yamabesha aramubwira ngo kuko ubesha hariho abarasta naho batangiye nubona umuntu yigize umurasta n'umutindaho bari yanze zamani abajije umugore wiwe ese afira nawe kute ikoko sheria dita ko binari uwo munsi barashinga ubwo uwo ni Petero ndasenze uyu munsi Imana guheze
imbaraga nkiza Petero ariko atari Petero uri. Amen. Ugiye gusenga ngo beka Petero ntiwoje kuroba ifi. Ugiye gusenga ngo beka Petero ntiwoho gifunguzo z'ubwa musizo ufite nizo ni zikoresha. Bose ni wana tapeli musamura nyazaga ku musozi. Ni mukuru wa haleluya. Haleluya. Boni malaika. Umuganda na wirarure bano bashagahaye bamugenda kaye ayi basaga mu kihugo obahima amaribwe la pesa otanda pengila sila na pengisa ome sila rideri pasole Imana mibona ibintu bine kuri Petero by'agaciro. Ikintu cya mbere ibona urugendo Petero yakoranye na Yesu. Iravuga ngo uyu muntu twamukiye ministere twatumye mu Yesu kuza gucungura abantu kandi mu bamwemeye bakagendana nawe ni Petero. Tukakora ere tuba turimbuye isi. Bareba ico bagendanye nande na Petero. Reka Imana irebe ibyo wakoze kuva wavuki nirangiza igira ikintu ukora. Ndasenze uyu munsi wa none nimba hari ikintu wakoze genda wibutse Imana ibijigireho bibwire ngo nakarema hari byo ngakora mashi mu bigogo hari byo ngakora mu rulimba hari byo ngakora mu minembo ikakenge hari byo ngakora mu mibunda muri sansi hari byo ngakora ikasi ura sari mukari mama yaranaki Rireba ikanisa ukundo ritatecetse usengera Petero kanisa ndi mukaza musinzi umuntu nakubwira ngo mwakabije gusenga umuhungu uja gusenga Imana yabwiye Korneliyo amubwira ngo kubera gusenga kwawe none amaturo yawe none urambira ngo mu gusenga aho nimara kora njya sakuroga umuntu umugabo yo bakagukumunani umunani bakawusore bakagukumunani warangiza ukaja umunani bakabastanga bakagukumunani gajoni yabi kabanza warangiza cyangwa ukaza gukuwani kubaso bukwe bakakwambarira warangiza ufashe ibifrane Karirimba siku moja murusenge mavuno ya narangiza kaza kwijoro nkararabisha ndakona turagura Shema gisirima muze
pase. Ngwino uramutse. Ngwino uramutse. Ramutsa abapasiteri batatu hari. kamugenera umuntu wese Imana irambwiye ngo imanu y'ubutabazi kandi ifunguye ibyari bizanje gufunguka. Wowe hano pepe y'abantu baseze babwiye ngo bana ukibukia ubaseze samu kugera hariya ubajyana kugira bezera kamugenera umuntu wese ibi kamugenera umuntu wese mugiye cyazo muzitamika imbere y'ibyawe azagira ikibazo cy'impanuka. Ayo makuru yanjye hanyuma ugende ku cyumweru uzatanga ituro ry'ishimwe, ibindi uzabibona n'amaso yawe. Bariya abantu batatu waramukije uzakira telefoni zitatu, nurangiza uzaze gusenga iminsi itatu, umunsi wa kane nurangiza gushima uzabona iby'Imana. Wagende elagro de la chambre de Dieu. Ugende buisha wagende wagende ugagaruka ariko ni watanga igendera mu na utagafa muri iyo myazo biyandi wagende Agishika timura kama Predela. Uwezima nishwero. Ariko soko guhata. Birashika. Ni muzamuri bigaza. Nichare nejuru mwijambo. Irashima. Mungu karibu. Ganula nani twe Mungu ganula. Ganula nani twe Mungu. Ganula nani twe Mungu ganula. Ganula. Ganula nani twe Mungu ganula. Ganula n'abavire ganula kasi ganula n'abamura ganula ganula n'abavire ganula n'abitoni ganula anirasi ganula n'akamana ganira
bakoranwe na Petero na Yesu. Ijambo rya kabiri, ijuru ngo rizana autorite, marayika amanukana autorite. Ijuru ryaje kugukingurira ibyawe, riza rimanukana autorite. Tangaje uyu munsi wa none, ukingura ibyawe amanukana na autorite y'ubwami bw'ijuru. Hakika kwenya muri kandi ijambo cyafunzwe cyose ndumva kubwira ijambo Imana imanure autorite y'ubwami bw'ijuru. Mungu aanze kupamona kufungua vyako. Nitaka ni malaika ngo amanukana umuco, kama muco uzubana n'umwijima. Itara yo mbingu yaramanuka, malaika ngo amanuke umuco nabo gwanate kugumana wehe ngo byishiramo gutya. Abasoda isubira n'abatanda bose ngo binjira muri mu gitabo cy'ibitotsi n'abandi bamucunze Petero bamakadavere mu bitotsi. Reka kubwira hari ibibazo wari ufite, hari n'ingorane zanze kuzigose, ariko nawe ijuru rimanura gukingura ibyawe. Ni mugabe abakinnyi b'Abarca bakora imyitozo n'abamanyu barakora imyitozo bakavuga ngo uyu ni defenseur, uyu ni wa milieu, uyu ni buteur. 7 9 10 11 abandi babite aramanura gutya uri hano agakubita igitabo kikije n'abandi kalisa imbaraga zawe nina mu bazo batuma muri leta akaza muri mission iyo atazanye igisubizo bazamubaza bose comment ça va ni gutuganirwa tumuntu muri mission ngo nirangiza busige uri mu marembera yambura de Petero papa Petero imukomo muri byuka naje tangazo k'umugaragu w'Imana kaza uyu munsi wano Imana itunga ikibazo cyari kikugoye ikikubitire mu cyane abameza kuko Imana imanutse kumutabara nibahaguruke batange haleluya haleluya karasa sitasi Imana ndakwiyemera rakuyoborwa n'Imana bayoborwa n'Umwuka Moses kumwisho waje nimwicaye naza kubarusha umuriro merci
genda mkuu, genda irashima mubanyije atukuze baba bire ese kumugoroba hari igiterane reka tere kokisha mbareke muze gufungura hari abantu bagira sitoma zigoranye Imusamiriza. anamubwira ngo Petero number 1 yamara ibirato byawe kandi kweto yarama ya injili aramubwira tugata akazi yamara ibirato papa tugata akazi kazi ngai aramubwira number 2 papa n'umwitero wawe ifubike n'umwitero wawe iyo ni ulinzi kingo lesite passe aracyari umuhinzi ubu ulinzi haba debuli barasenyuka binda kwe man utabara abanyeshuri bazaba dogiteri bazaba abalisansi bazubake neza kandi ndasenze iminsi bamaze bahabigirana ukize baje kwigira hanze Chikamo Nyashawe Roto Imana Ramure Chikamo Chikamo Nyashawe Roto Imana Ramure muje gucumbira abantu hanyuma mugaruke mu mugoroba kandi nimutagaruka birabareba two turarangiza igitabo ntiturangiza turyame ejo mu gitondo tuzataha dufite akazi Bujumbura ihinga ryose katabaye zo mu bibogo kitagazi kabaye mu bivumu wow tugera muri Kenya tukabona akazi no mu Amerika hari amakanisa atatu wayamamagara ngo nizeje kuba umushumba kama hizo mu bivumu wibogo n'abakirizo mu cyane umubwira ngo cyari kugora ijuru ko ryabisha zari kugoresha ko ryabisha anamubwira Petero yamana n'umukabasha swate n'umukababisha swate senti amubwira ijambo yari binambwiye ngo sorti muri yale yari umufungo ariko sorti retour ale yari ufunguo zose ubwami bw'ijuru ariko kwinjira muri prison ushobora kugira impano ibibazo bikagutera ushobora kuba uri umuntu uhanura bikagutera ushobora kuba uri revera binakuatake pisha binakuhonde binakuhodote binakurimate binakuhurehure binakubugure binakuririmbe anabere naho nakarema anakuhurehure Mungu arate reka batimuhurehure ariko inyenyeri y'iteka ikuriho kandi itaramuka hakika ngo amaso muri kiraga tuzagenda kabaranyuma dutembeye pale kandi basa n'uwayirota ndarangisha abantu b'Imana n'abatindiye kandi sijabo mu bazimana naje ibingibi sinari nabiteguye muca kubaza muzahe hejuru mumwe bose bataye kure gutindiye byagenze bite ese wowe washatse ko tinda gute mu bazimana ejo zataha nasura mu barese tuzahura muri Australia abandi muri Amerika niyo tuzahura mu bitera ngo wamuzi twari kumwe nawe muhita butana ndamukiriza umuntu umubwira ngo bayi tuzahura n'amatari mu Amerika na Australia mu bitera niyo tuzahura niba ushaka n'ubireke ababyemera tuzahurirayo habe n'ubundi umunsi naje bagaza bambwira mu matari ndatuzakora none abandi bose bazabaza ngo nibasengere kandi niko kazi kanje kabasengere ejo bundi twahuye n'umwe muri Nairobi
Yarabuzuma n'inda ya mbere ikavamo, iya kabiri ikavamo, iya gatatu ikavamo. Ngahura n'ijuru aracumbikira. Namo ndambura ikiganza. Ubafite umwana w'umuhungu. Yitwa Muhoza ni Nazareth. Umuhungu aramukitiye ubunye. Aho wowe nyirese harundi nawe ikibazo cyari cyabaye biza yiwigira ibibazo ngo turangize turabura ukuboko. Nimuhaguruke. Ikanisa tigateka. Kanisa musinyamazi. Biri abamwe musengo budasiba none se muri gusiba mwaretse mama komera ka gusenga gukute ni musengo budasiba ikiri kinyesha Imana itabari kagira neza. Reverend karibu hapa baba ukamilishe maombi hiyo ndio taratibu. Uzamuri ikiganza cyawe mwijoro niho tuza gusengera abarwayi n'ibindi ariko munyine turi mu mafungo nizere ko namwe ndayi muri turangiza abantu babe kabiyakira moto moyoni pia kinywani pia tunashuhudia nini pendo la Mungu. Tusengere kuri ijambo na yandi makuru ukingura ibyawe imakirisha. Tuzamuri ibiganza dusenge Imana. Mwami Yesu turagushima.